Aya mwana ni amata ya soya tumaze gukora, murabona yuko asa neza cyane ndetse aryoheye ijisho. Mu kanya rero tugiye kuyakoramo icyayi, murabona ukuntu kiba kimeze. Nimukurikire murebe, namwe muzabigerageze mwumve uko ameze. Iki ni icyayi cya soya nk'uko mubibona, kirimo kirabira, kimeze neza cyane. Twabanje kubereka uko amata ya soya yasaga, none ubu muri aka kanya ho tugiye kubereka icyayi cya soya. Iki ni icyayi cya soya, ya mata twamaze kuyateka. Iki ni icyayi twashyizemo ibirungo, twashyizemo mu cyayi, twashyizemo ndetse na tangawizi. Ni icyayi kiba kimeze neza cyane iyo wacyitondeye ukagikorana isuku. Kandi twibuke ko amata ya soya ni meza cyane ku buzima bwa muntu, agira intungamubiri nyinshi. Ku bantu basheshe akanguhe, abamaze kugera muri menopause, turabibutsa yuko amata ya soya ari ingenzi cyane ku buzima bwabo. Nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje, amata ya soya ni meza ku muntu wese ugeze mu gihe cya menopause cyangwa se izabukuru.